ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira gahunda za TVO. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ubuzima n'imirire, aho tuganira ku ndwara zitandukanye tukarebera hamwe ese indwara runaka iterwa n'iki, twakora iki mu kwirinda indwara runaka, ndetse n'ubwirinzi twagira mu kwirinda indwara zitandukanye, cyane cyane duhitamo neza ibyo kurya ndetse tunivuza neza ku bagize ibyago byo kurwara. Nibyo tuganira umunsi ku munsi. Rero n'uyu munsi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cya none kugira ngo twongere twige ibindi bishya ku buzima bwacu bwa buri munsi. By'umwihariko murabibona ko uyu munsi turi muri RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, niho turi, aho tugiye kuganira ku ndwara z'ubuhumekero, cyane cyane inkorora n'ibicurane bimaze iminsi bigaragara hanze, aho abantu bamwe bibaza bati ese ni inkorora n'ibicurane twari dusanzwe tuzi bisanzwe ko hari igihe umuntu abigira akagira umuriro agakorora ndetse n'ibindi. Ibyo rero byaduteye kugana muri RBC kugira ngo badusobanurire byinshi kuri iyi nkorora n'ibicurane, tumenye ese biraterwa n'iki, uhuye n'ubwo burwayi yakwivuza ate ndetse n'ibindi. Muri kino kiganiro ntago ndi njyenyine, ahubwo tugiye kuganira na Dr Emmanuel Sibomana, akaba ashinzwe ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ubuhumekero muri RBC. Niwe ugiye kudusobanurira byinshi kuri iyi nkorora n'ibicurane abaturage bavuga yuko bigaragara mu buryo butandukanye nuko kera twabibonaga. Ese biraterwa n'ihindagurika ry'ikirere? Turabibona ko turi mu bihe by'imvura, niyo mpamvu cyangwa se hari izindi mpamvu? Byose Dr Emmanuel araza kubidusobanurira. Mbahaye ikaze, ngiye ugiye kubagezaho kino kiganiro, ndi Rose Umutoni. Mu kanya gato turakomeza twinjiye mu kiganiro mu buryo burambuye. Narimaze kubibabwira rero, ikaze tuganire na Dr Emmanuel Sibomana, umukozi muri RBC cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, by'umwihariko akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ubuhumekero. Dr Emmanuel, muraho neza? Muraho Umuto. Yego, tubaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Yego, kandi tubashimira by'umwihariko kuba muduhaye umwanya mu nshingano nyinshi mufite, ariko mukatwemera kuganira natwe, by'umwihariko turabibashimira. Natwe turabashimiye, murakoze. Yego, murakoze cyane. Twakiraga rero umutumirwa wacu Dr Emmanuel muri kino kiganiro. Mbere yuko mbaza ibibazo bitandukanye, ngira ngo naje hano ngenzwa n'abaturage badutumye kugira ngo basobanukirwe by'umwihariko indwara y'inkorora n'ibicurane biri kugaragara muri iyi minsi. Nagira ngo mbere yuko mbaza tuninjira mu kiganiro, tubanze twumve bamwe mu bo twaganiriye icyo bavuga kuri inkorora n'ibicurane, nyuma muze mutanga ibisubizo ndetse tunaba natwe ibindi bibazo bigendanye n'ubu burwayi. Murakoze cyane. Reka dutangirire aho ngaho rero, tumve icyo abo baturage bavuga, nyuma turakomeza Dr Emmanuel adusobanuriye byinshi anasubiza ibyo bibazo abaturage bibaza. Jewe ibicurane sinabirwaye, ariko narabirwaje. Gusa uko nabibonye, ibicurane by'ikigenda gakongo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Umuntu cyari yajyaga birwara bikikiza iminsi 3 iminsi 4 ukumva nta kibazo, ariko ubu biraza bikazana umuriro mwinshi, ukajyaho ni malaria. Rimwe rimwe ukajya kwa muganga bagasuzuma malaria bakayibura, bakaguha utunini, ukagera mu rugo ukanywa, ariko nabwo bikanga. Yewe mfite sister wanjye wayirwaye, arazahara, araremba, ararwara, araremba, kandi biturutse ku nkomyi y'ibicurane ya gakonko, bivurizamo kurwara umutwe udasanzwe, ararwara ku buryo byarenze guturika amazi mu matwi. Ejo nibwo yagiye kwa muganga, asubiyeyo bamuha imiti ngo yo gusuka mu matwi ngo kugira ngo imisonga yorohe. Ubwo rero nk'amwe nk'abanyamakuru
rwose nkamwe muhatubereye mwagombye kutubariza kuri ibyo bigo nderabuzima abo babyigiye b'inzobere bazi iby'ubuzima kuko twe turabona iyi gakonko n'ibicurane bidasanzwe mwatubariza murakoze ntabwo nabirwaje ariko narabirwaye mbona ntibisanzwe ukurikije inkorora n'ibicurane twajyaga duhura nabyo mu gihe cyashize iyo urebye usanishije n'iki gihe turimo ubona bidasanzwe kuko iki gihe usanga yaba umukuru yaba umwana usanga babirwara ndetse ugasanga biratinda cyane ugasanga igihe cyo gukira kiratinze cyangwa se ukumva bamwe baravuga bati ntago ndwaye ibicurane byanze gukira cyangwa se ndwaye umutwe wanze gukira mbese ubona bidasanzwe njyewe icyo nasaba nk'amwe b'abanyamakuru mubasha kugera hejuru abaturage wenda batashobora kuba bagera vuba mwadusabira niba hari uburyo bwaboneka bw'imiti ishobora gukiza vuba cyangwa se bakegera n'abaturage bakareba impamvu ishobora kubitera kuko birashoboka ko byaterwa n'umwanda se cyangwa se ikirere ariko nka leta ireberera abaturage birashoboka ko hari icyo yabikoraho abantu bagakira cyangwa se bakanoroherwa umubare ukagabanyuka w'abarwara yewe narabirwaye mbanza no kugira ngo ni malariya ncika intege ahantu hose n'akazi karananira ariko ndangije njya muri farumasi niho naguze imiti ni nabwo nize no kwambara agapfukamunwa ubu nyine byaroroshye ariko byaramfashe n'umuriro uramfata ibintu abantu ahubwo sinzi ikiri kubitera niba ari ikirere niba ari iki ahubwo RBC cyangwa Minisiteri y'Ubuzima yatubwira ikiri kubitera cyangwa se n'izindi ngamba twafata. Icurane biriho muri iyi minsi n'inkorora iyo birwaye ucika intege umuriro mwinshi bikagusaba kujya kwa muganga mbese bitandukanye n'ibya mbere. Abayobozi bacu rero mwadukorera ubuvugizi mukaturebera iyi ndwara iri kuza y'ibicurane n'inkorora uko imeze kuko itandukanye n'iya mbere. Nguko rero uko abaturage babyumva bati ese mutubarize RBC Minisiteri y'Ubuzima iyi nkorora n'ibicurane ko bidasanzwe rimwe na rimwe arabo twumvishe bavuga bati usanga umuntu ayirwara akagira umuriro umuntu akibeshya ko ari malaria abandi bati bigutera umutwe ukabije ariko igisubizo ngira ngo turava hano tukitahanye cyangwa mwebwe muri kudukurikira muri kino kiganiro rwose muraza gusobanukirwa ese koko ibyo abantu bakeka ni icyorezo n'ibindi byinshi bitandukanye twagiye twumva muri ibi bibazo byaba ari ukuri bagiye kubidusubiza rero nanone twongeye twakire Dr Emmanuel nanone tubahaye ikaze ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo bwa buryo nagerageje kuvugamo amazina ntagira inyenyeri nkuraho muyivuge mu buryo bwimbitse kugira ngo abadukurikiye bamenye tugiye kuganira nande muri kano kanya. Murakoze nitwa Emmanuel Sibomana ndumuganga nkaba nkora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami ryacyo rishinzwe kurwanya uburwayi bw'igituntu ndetse n'ubundi burwayi bwandura mu myanya y'ubuhumekero by'umwihariko nkaba ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya uburwayi bwandura mu myanya y'ubuhumekero muri iyo division. Ndishimiye kubana namwe uyu munsi. Murakoze cyane nibyo navugaga nti turarangiza kino kiganiro abadukurikiye babashije gusobanukirwa neza ese inkorora n'ibicurane turimo tubona mu by'ukuri biraterwa nuko turi mu bihe by'imvura cyangwa hari izindi mpamvu. Mbere yuko mbaza ibindi wenda byimbitse dutangirire ku bisubizo mwaha aba baturage bibaza bati se inkorora n'ibicurane tubona mwabyumvise ko babivuga bimeze bite nka RBC mwabivugaho iki tubone gukomeza n'ibindi bibazo. Murakoze. Murakoze cyane muri rusange uburwayi bwose bugira uko bwitwara uburwayi bwose bugira ibituma buhindagurika. Uyu munsi ubwo turi kurwanira ku burwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero by'umwihariko ibicurane turaza kubona yuko nabyo bigira uko bihindagurika bitewe n'ibihe by'umwaka ibihe dusanzwe tumenyereye ariko nanone bushobora guhindagurika bitewe n'imyitwarire y'ikirere ndetse n'izindi factors zigiye zitandukanye aho hazamo uburwayi umuntu asanzwe afite ubwirinzi bw'umubiri aho buhagaze muri make hari ibintu byinshi cyane bishobora kubutera. Tugarutse rero ku byo babazaga bijyanye no kubaza bati se uburwayi bw'ibicurane n'uburwayi busanzwe muri iyi minsi tubona ko imibare yiyongereye ariko twebwe nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima tubona
ego imibare ni imwe n'imwe ishobora kuzamuka igihe runaka. Urugero twabonye nk'umwaka ushize mu kwezi tuva mu kwa 10 tujya mu kwa 11 twabonye ko imibare y'abaje kwa muganga barwaye uburwayi bw'ibicurane n'ibindi bisa nkabwo wiyongereho 20%. Ariko rero ntawe twavuga ko ari igikuba cyacitse, kuko ni mu byo tuba twiteze mu guhindagurika kw'indwara bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ariko rero ku bijyanye n'ubuvuzi, ariko wenda turajya ku bijyanye n'ubuvuzi bitewe akenshi uburwayi bw'ibicurane buterwa n'agakoko ka virusi, wenda turaza kubigeramo. Ako gakoko rero karihindaguranye, ushobora gusanga kaje sezishize atari ko kaje ubu ngubu, bigatuma rimwe na rimwe bishobora gutanga imibare iri hejuru. Ariko muri icyo gihe tugira abantu inama yo kuba bafite ubwishingizi, birumvikana, no kujya kwa muganga igihe cyose umuntu afashwe. Uburwayi bw'ibicurane ni uburwayi tugereranyije bworoshye kuvura, ariko bitewe n'impamvu zitandukanye bushobora kuba uburwayi bukomeye ndetse bukaba bwatwara n'ubuzima bw'umuntu. Ariyo mpamvu rero tugira abantu inama y'uko igihe cyose bafite ibimenyetso nk'ibyo bihutira kujya kwa muganga hakiri kare, kuko ibicurane mu ishusho yabyo yose yazamo ko bugira ubwoko bugiye butandukanye, buravurwa kandi bugakira. Kandi mu Rwanda ku mavuriro twegereye, guhera kuri poste de santé kuzamuka kugera ku bitaro byo ku rwego rwa 3. Murakoze cyane. Niba mbumvise neza, muti guhinduka kuba imibare yazamuka ni ibintu mwebwe muba mwiteze bitewe nuko nubundi ibihe bishobora guhinduka bikagira impinduka no ku bijyanye n'indwara z'ubuhumekero muri rusange. Ariko kandi muti agakoko gatera ibicurane karihinduranya. Ubwo twagira ngo tubaze rero kuko ariho ubu ngubu, kuko namwe muvuze muti amezi atambutse twabonye hazamuka 20%. Ese kaba ari ako gakoko kihinduranyije, akaba haraje ubwoko budasanzwe bumenyerewe hano? Ndabibaza kuko twumvise n'abaturage babikomoza bavuga bati ubu ngubu iyo umuntu agiye no kwa muganga, mu by'ukuri hari igihe urangiza kire ariko utakize. Mwatumara amatsiko, ako gakoko kaje ubu gatandukanye n'akari kasanzwe, ni iki cyahindutse mu by'ukuri? ngira ngo nuko nabivuze gutyo wenda kugira ngo tuze no gukuraho urujijo. Virusi zikunze kugaragara ni ibicurane, nkuko nabivuze, biterwa n'agakoko kari mu bwoko bwa virusi. Wenda ashobora no kuriraho bakteri, ibyo wenda turaza kureba aho bishyira. Ariko agakoko ubwako bwo tumenyereye cyane bwitwa influenza virus, abaho type A na type B, kagashobora kuguma ari kakandi, ariko mu miterere karemano yako hagahindukamo akantu gatoya. Rero ugasanga nk'ubwirinzi nagize umwaka ushize ku kavirusi kari gahari, uyu mwaka birasaba ko nongera nkagira ubwirinzi bushyashya. Ariyo mpamvu hamwe na hamwe mu bihugu wenda bindi, bitewe n'imiterere yaho, aho bagira ibihe by'ubukonje buri hejuru cyane cyane guhera mu mpera z'umwaka n'amezi ya mbere y'umwaka, bo bagira n'inkingo, kuko buri mwaka bagira urukingo rushyashya rujyanye na virusi igezweho muri icyo gihe. Twebwe rero twavuga ko urwego biriho muri rusange, izo virusi nubwo ziba hahindutse imiterere karemano yazo iguma ari yayindi, ariko bitabuje yuko tubasha no kubona imibare iterwa n'udukoko dushyashya tutari tumenyereye, utuvirusi dushyashya tutari tumenyereye. Ariko iyo mibare tukabona iri hasi cyane yisanzwe, donc iri hasi cyane y'ubwoko bw'ibicurane buterwa n'ubundi na virusi dusanzwe tuzi, zimwe nababwiye influenza ya type A na type B. Ariko nyine hakaza bigiye biterwa n'ibyiciro. Mu bana tugira yitwa RSV, ari ikunze kubafata cyane ikabatera ibicurane. Ariko muri rusange iyo niyo miterere ya virusi. Ntabwo twavuga ngo haje agakoko gashyashya kwa muganga batavura, ntabwo, ariko ndako nibimenyerewe muri miterere karemano yayo yuko gahora kihinduranya. Ni imwe muri strategy yako yo kugira ngo karambe kwisi, kave mu bantu kajye mu bandi, niko kihinduranya ishusho. Yego, tukiraho rero ku bicurane n'inkorora, mwamara abaturage impungenge yuko nta kintu kidasanzwe cyabaye. Niba ari icyo gisubizo muri buduhe, bwo muraza gukomerezaho noneho mutubwire wenda ibyo abantu bavuga bamwe na bamwe. Hari ingero, hari umuntu uherutse kumbwira ngo yagenze muri bus, igihe bari mu rugendo bagenda, shoferi avuga ati ariko abagenzi mfite sindi bubajyane mu gare, ahubwo ndabajyana ku bitaro, bitewe n'uko yumvaga
buri minota ingaho umwe akororera aho undi hariya undi hariya. Ibyo musa n'ababiguvuzeho muvuga muti igihe turi muri klima yahindutse birumvikana, ariko se kuba tubona noneho umuntu agaragaza ibimenyetso bisa n'ibya malaria akagira umutwe n'ibindi, nagira ngo muhashyireho umucyo mumara abantu impungenge niba ruko bimeze, ndetse munatange ubujyanama. Niki twakora iki muri icyo gihe turi kubona bisa n'ibidasanzwe? Twabonye umumotari wafashe icyemezo cyo kwambara agapfukamunwa avuga ati njyewe inkorora n'ibicurane byaranzahaje bituma mfata icyemezo ndavuga ngo reka nshyireho agapfukamunwa nirinde ubwanjye ariko ndinde n'abandi bantu. Murakoze. Ubwirinzi bwo nibwo turanabushima nabwo tugiramo abantu inama, ariko ubusanzwe ibimenyetso by'ibicurane ni umuriro, gucika intege, kubabara umutwe rimwe na rimwe, bikaba rero ari ibimenyetso n'ubundi bihuriyeho n'izindi ndwara, sibyo? Ntago twavuga ngo muri iyi minsi hariho ubwoko bushyashya bw'ibimenyetso bw'uburwayi bw'ibicurane. Ibyo byo ntago, ayo makuru ntago yaba ariyo. Ibicurane ni uburwayi bumenyerewe, buracyitwara kwa kundi muri rusange. Ntago twavuga ngo haje ibimenyetso bishyashya, ahubwo twagira abantu inama yo ku igihe ugize ibimenyetso ibyo ari byo byose, ngira ngo akenshi nuko babikerensa bakumva ari ibimenyetso wenda byoroheje, umuntu agashaka kubanza kumenya uko abyitwaramo, bityo bikaba byanatinza inzira yo gukira. Ariko muri rusange twavuga ko ibimenyetso by'uburwayi bw'ibicurane byahozeho nabyo bikiriho. Ariko ikindi navuga nuko wenda bitewe n'ibihe dusohotsemo mu myaka yatambutse bya covid, hari igihe bizamura navuga nk'impungenge mu bantu. Umuntu yarwara uburwayi akishyiramo ko ari ikindi wenda gikomeye kiremereye, akaba yanashaka nuko agikemura ku giti cye. Ariko muri rusange mu magambo make, uburwayi bw'ibicurane ni bumwe mu burwayi bumaze igihe kinini ku isi, bukaba ntago twavuga ko ari uburwayi buhindagurika. Ibimenyetso ni bimwe, nubwo bishobora kuza bikabije cyangwa byoroheje bitewe n'imiterere ya buri muntu, kuko buri muntu wese aba agiye atandukanye n'uwundi. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo mwabyumvise rero yuko inkorora n'ibicurane tubona uyu munsi wa none ni bisanzwe nk'uko Dr. Emmanuel amaze kubisobanura. Ngira ngo tunakomerezeho tubaza inama musa n'ababikomojeho, ariko hari ibyo muvuze abantu tunamenyereye, niko twavuga nubwo waba atari umuco mwiza, aho umuntu yumva ibicurane ariko niyumve ni nk'uko wumvise malaria. Mu by'ukuri indwara y'ibicurane tuzi ko umubiri ushobora kwikiza wonyine bidasabye ko umuntu afata imiti. Aho nagira ngo rero naho muhatangeho ubujyanama. Ese kuri ubu ngubu abantu bitware bati nanone igihe umuntu yumva ibyo bicurane bije ategereze ko umubiri urwana nabyo kugeza ubwo wenda ashobora gucika intege bigakomera, cyangwa se ashobora kubirwanya? Munatubwire kuri babandi mu baturage twumvise batubwira ibibazo bafite. Hari uwavuze ngo njyewe nagize ibicurane ariko mpitanya muri farumasi mfata itunini. Nicyo mukivugeho, kuba umuntu yarwara ntajye kwa muganga. Njyewe numvisha ibicurane ubwo nkumva ni ibicurane, nkareba umuntu muri farumasi mfite ibicurane akampa imiti nkasohoka nkajya kunywa. Ibyo nabyo mugira icyo mubitubwiraho niba ntacyo bitwaye. Yego, muri rusange inama twagira abantu ni iz'ubwirinzi. Ubwirinzi bwa mbere ni ukuba ufite mituweli n'umuryango wawe, ukayifatira igihe kugira ngo nufatwa ugakenera kujya kwa muganga ujye kwa muganga udatinze. Ubwo nibwo bwirinzi bwa mbere. Naho ubundi ku byerekeye wenda n'ibyo yambwiraga byo kwivura, aho ngira ngo birumvikana. Iyo umuntu arwaye tubagira inama y'uko ahantu hambere ajya ni kwa muganga, niho inama za mbere ziba. Tugira abajyanama b'ubuzima, tukagira poste de santé, kuzamuka tukagera ku kigo nderabuzima, uko inzego zigenda zihererekana. Kuri izo nzego zose uko nzivuze wahabona ubufasha ku bijyanye n'uburwayi bw'ibicurane. Yego, icyo nicyo cya mbere. Turagira abantu inama yo kutaba abaganga, yo kutivura, yo kutivuza. Hari ukwivura, hari no kutivuza, no kwivuza aho bitemewe. Ubwo turavuga bamwe bajya kwa muganga wa Kinyarwanda, sibyo? Tukabagira inama yo kujya kwa muganga, kandi kwa muganga wemewe. Ikindi ubwo muri farumasi ntiharimo. Muri farumasi twavuga ko hatarimo, ko burya muri farumasi ujya gufata umuti muri farumasi muganga yakwandikiye. Muganga akwandikira umuti kuko yakubonye mu bushishozi bwe n'ubushobozi bwe, akamenya uburwayi urwaye, akakwandikira umuti ujyanye n'uburwayi bwawe. Biroroshye yuko twabiganiriye cyane yuko buno burwayi turi kuvuga bw'ibicurane buterwa na virusi. Biroroshye yuko wajya muri farumasi bakaguha antibiotique,
donc bakaguha umuti utajyanye n'uburwayi urwaye ugasanga kimwe urimo urangiza amafaranga yawe, ikindi cya kabiri urimo urafata umubiri udakeneye, umuti udakenewe n'umubiri wawe. Ibyo ngibyo nabyo bikaba atari byiza ko bishyira stress ku mubiri wawe. Ariko none icya gatatu ari nacyo giteye impungenge cyane muri iyi minsi nuko abantu bagenda bakoresha antibiotique mu buryo butaboneye bituma udukoko tuzimenyera, ugasanga ubutaha n'urwara wa muti wajyaga kugukiza ntabwo urubasha kugukiza kandi wari umuti ugombaga kugukiza. Hanyuma ibindi byo ni ubwirinzi. Ubwirinzi butangirira ubwo twavuze ingamba ngari zo kugira ubwishingizi, kugana ibigo byemewe na leta by'ubuvuzi. Ubwo tugera nanone ku bwirinzi, tutaragera ku bwirinzi bw'umuntu ku giti cye, tugira ubwirinzi bw'umuryango bw'aho dukorera, sibyo? Muri iki gihe cyane cyane cy'imvura, muri iki gihe cy'ibicurane, tugira abantu inama yo kugira ahantu hafunguye umwuka ukabasha gusohoka. Tukagira abantu inama yo kwirinda igihe we na mugenzi wawe, cyane cyane nk'aho dukorera ku ishuri abana biga, niba mugenzi wawe afite uburwayi bw'ibicurane ukabimenya, ushobora kwiproteje, usibye ko nawe agomba kwiproteje yambara agapfukamunwa. Hanyuma tukagira za ngamba zigaruka ku giti cy'umuntu, harimo gukaraba neza intoki ibihe byose byagenwe n'amazi meza ndetse n'isabune. Hanyuma tukagira ubwirinzi bw'agapfukamunwa navuze, tugahwitura bagenzi bacu. Hari igihe tuba turi ababyeyi tukaba dufite abana, buriya uburwayi bw'ibicurane bukunze kwibasira cyane cyane abantu bafite ubwirinzi bukeya bw'umubiri. Muri ibyo byiciro rero abantu dukunze kubonamo ni abantu bafite uburwayi budakira. Hanyuma tukagiramo n'abantu b'abasaza bafite imyaka 55 kuzamura, ariko tukagira n'abana bari munsi y'imyaka 5 kumanura. Tukazirikana ibyo bice by'abantu bikunze kwibasirwa n'ubwo burwayi. Niba umwana arwaye yagiye ku ishuri akava yarwaye ibicurane, si byiza yuko asubira ku ishuri atarakira. Ibyiza nuko twareba uburyo adacikiriza amasomo ye, ariko nanone akaguma mu rugo akagira igihe cyo gukira kugira ngo uburwayi butarushaho gukwirakwira. Ikindi nyikomoza nko ku bana bajya ku ishuri, hari igihe umuntu agira ngo hari umwana ko ari umwana mutoya we uburwayi arwaye ntubushobora kwandura. Tugasanga rero akenshi habaho ko abana batoya banduza abasaza, ababyeyi bakuru, ba sekuru, ba nyirakuru. Ibyo nabyo twabagiramo inama, niba umwana arwaye nabwo tugafata ingamba zo kwirinda. Hanyuma tukarengera abafite imbaraga nkeya muri twebwe. Ibyo byiciro byose navuze, abana, nimuzi ko ufite uburwayi budakira, urugero ubwandu bw'agakoko gatera sida, diabete, donc ukizirikana ugafata ingamba zisa nkaho zirengejeho bitewe nuko wiyizi muri rusange. Hanyuma hakaza ingamba twavuga nini, izo ngizo zishyirwa mu bikorwa birumvikana na leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, ibigo bya leta, ibigo by'abikorera, bakagerageza gukora ubukangurambaga aho bakorera, mu bigo bayobora hakaba isuku nziza y'umwuka, abakora mu nganda, muri za mine bakagerageza kurinda abo bakozi, kuko ibicurane n'ubundi bishobora kubonera cyane cyane umuntu usanzwe ufite ubundi burwayi nanone bwo mu myanya y'ubuhumekero. Donc bikaba ibya buri wese, kuko buri rwego bitewe n'urwego twavugaho hari ingamba rwashyira mu bikorwa z'ubwirinzi kugera no ku rwego rwa buri muntu ku giti cye muri rusange. Murakoze cyane. Ngira ngo uko dukomeza kuganira na Dr. Emmanuel niko turushaho kugenda dusobanukirwa byinshi kuri indwara y'ibicurane ndetse n'inkorora. Hanyuma atubwiye byinshi birimo ubwirinzi, ndetse yatumaza amatsiko rwose ngo duhumure yuko nta cyorezo gihari nk'uko bamwe babibaza, ndetse nta n'icyabaye kidasanzwe, ahubwo turagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe umuntu agaragaje ibimenyetso byo kugira ibicurane. Ujye kwa muganga, ntujye muri farumasi nk'uko yabisobanuye. Ni byinshi yavuze, kandi babandi bafite indwara zidakira babana nazo, namwe murusheho kwiyitaho, abana batoya mubarinde. Yavuze byinshi kandi by'ingenzi. Hanyuma Dr. dukomeze noneho, dukomereze ku myumvire, nsa n'uwayikomojeho gatoya ariko muyishyireho umucyo. Indwara y'ibicurane abantu tuyifata nk'aho ari indwara yoroheje, kandi mu ishami ryanyu rishinzwe kurwanya indwara z'ubuhumekero zandura, nagira ngo muse n'ababisanisha tumenye iyo umuntu ativuje neza ibi bicurane turimo tuvuga abantu bashobora gukerensa.
bishobora kuzana izihe ngaruka ku buhumekero, ku myanya y'ubuhumekero? Hari akandi kaga umuntu ashobora gutekereza byazana mu by'ukuri, gusanga umuntu afite ibicurane akavuga ati ejo bizakira, icyumweru cyashira wenda yabona bidakiza akabona kwa muganga. Mu by'ukuri iyo tutivuje neza ibicurane duhura n'izihe ngaruka? ngira ngo icyo ngicyo cyo ni ingenzi, kubera ko nyine ibimenyetso byabyo rimwe na rimwe biroroheje. Ikindi ni uburwayi umuntu arwara kenshi, ushobora kurwara inshuro 3 enye mu mwaka, ku buryo n'ibimenyetso iyo bije uvuga ndabimenye yuko ari ibicurane, ukaba washaka kubifata mu maboko yawe muri rusange. Ariko ibicurane nubwo bitangira ari ibimenyetso byoroheje, bifite ubushobozi bwo kuba byatera nanone izindi ngorane zikomeye z'ubuzima, ku buryo bishobora ndetse no kuba byahitana ubuzima bw'umuntu. Urugero, ubusanzwe uburwayi bwa virusi ku muntu umeze neza udafite intege nkeya z'umubiri, ubwirinzi bw'umubiri, umubiri urarwanya virusi ukayitsinda. Hagati y'iminsi 3 n'5 umuntu arwaye ibicurane biba byakize muri rusange. Iyo binabaye akenshi umuntu iyo ari agasimba gashyashya ararwaye, bimuha amahirwe yo kugira ubwirinzi kuri ako kavirusi gashyashya, bikaba bishobora kumurinda kurwara ubundi bwoko bw'ibicurane butewe n'ako gakoko mu minsi iri imbere. Ariko rero habaho nanone izindi ngorane zishobora guturuka ku burwayi bw'ibicurane. Urugero ngaha twavuga nk'uburwayi bw'ibicurane iyo bwuririweho na za bakteri, zikaba zatera zamanuka zikajya mu bice byo hepfo by'imyanya y'ubuhumekero, ubwo ari byo twakwita ibihaha ndetse n'ibindi bice donc ibice by'ibihaha, bigatera uburwayi bw'umusonga. Umusonga rero ukaba ari wo twavuga ushobora kugira ingaruka zikomeye, harimo imiriro iri ku rwego rwo hejuru, kuhumeka nabi, ndetse mu rwego rukabije bukaba bwatwara n'ubuzima bw'umuntu. Ubwo rero tukavuga aho ngo tugatekereza ibyiciro bifite ubwirinzi bukeya bw'umubiri. Ubwo tuvuga muri ba basaza twavuze, mu bana batoya, tukongeramo n'abantu bafite uburwayi bwa karande. Abo ngabo ubwo burwayi bw'ibicurane bushobora kubazahaza kurusha abandi. Ari nayo mpamvu igihe cyose umuntu uri muri icyo cyiciro arwaye uburwayi bw'ibicurane, tumugira inama yo kwimenya kurushaho, yo gutera intambwe irenzeho. Yanaza no kwa muganga, tugakora ku buryo ayo makuru yose tuyamenya y'ubundi burwayi bwe, kugira ngo tutavura ibicurane gusa, nyamara hari ikindi kintu kititaweho, ugasanga ntago bibaye kumuvura byuzuye. Bigasaba rero ko icyo gihe twiyitaho neza kundi burwayi dusanzwe dufite, nimba ari diabete, nimba ari ubwandu bw'agakoko gatera sida, tugafata imiti nko muganga yigennye, kugira ngo duhore dufite ubwirinzi, tukaba ubwo icyo gihe tunirinze. Donc birumvikana uburwayi bwose, ariko ubw'ibicurane by'umwihariko kuko aribwo turi kuvuga uyu munsi. Abandi bantu bashobora kugira ibyago by'uko ibicurane bishobora wenda kubamerera nabi kurushaho, ni abantu bafite nanone uburwayi bw'umwanya w'ihumekero bw'igihe kirekire. Bumaze igihe kirekire, turabuzi asthma, COPD, bashobora kugira ibyago by'uko nanone ibicurane bishobora gusubiza inyuma, donc bishobora gutuma uburwayi bwabo bari bafite bukara. Ibyo nabyo bikagira ingaruka zigiye ziturutse aho ngaho. Uburwayi bw'ibicurane, izindi ngaruka bugenda bugira, nuko bushobora ingaruka ubwo tunarenze z'ubuzima. Hariho ingaruka zigiye zitandukanye. Iyo umwana arwaye ibicurane ntabasha kujya ku ishuri. Ibyo ngibyo bikaba bishobora kuba intandaro yo kuba byamusubiza inyuma. Kujya mu bitaro bitwara igihe, bitwara amafaranga y'umuryango. Donc ukabona ko uburwayi bw'ibicurane nubwo bworoshye kubwitaho, nanone tubaye turangaye, bushobora kubona icyuho bunyuramo, bukaba bwatera uburwayi bukomeye, ndetse bukaba bwashyira no ku rupfu. Ariko nanone tudakoze ingamba zo kumenya uko bwitwara mu bantu muri rusange, nk'igihugu aho ngubwo ngo ndi kuvuga nko ku rwego rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, imibare ishobora gutumbagira cyane.
imibare yatumbagira cyane tukaba twajya muri bimwe bamwe batinyaga babazaga bati se dufite icyorezo. Urwego rwo kurinda icyorezo rero ni ukumva neza uko uburwayi bwitwara, tukumva neza uko bwitwara mu bantu cyane cyane abo ngabo navuze, hanyuma tukamenya no gushyiraho ingamba ziboneye. Izo rero zirahari mu gihugu, zirahari muri rusange, kugira ngo cyane cyane twite kuri abo ngabo bafite ibyago byo hejuru byo kuba barwara uburwayi bw'ibicurane ndetse bukaba bwanabarembye. Naho ubundi buri muntu ari we wese ibyo birumvikana ashobora kurwara uburwayi bw'ibicurane, ariko tukita cyane kuri abo ngabo bafite intege nkeya z'umubiri. Yego, murakoze cyane, turimo turagenda dusobanukirwa. Hari ikindi kintu ngira ngo mudufashe mushyireho umucyo, nubwo cyasa n'icyoroheje mu mitekerereze ariko umuntu yabyumva. Iyo umuntu arwaye ibicurane n'inkorora, usanga twivura nubwo mwabitubujije. Nagira ngo mbaze, ibintu bishyushye bihurira hehe no kuvura inkorora n'ibicurane? Kuko akenshi iyo umuntu yagize ibicurane usanga bamubwira ati nk'icyayi kirimo tangawizi, nywa ibintu bishyushye biraza kukorohereza, biragukiza, ku buryo umuntu yumva ko uwo muti kuri urahagije. Mu by'ukuri ayo makuru duhererekanya dusangiza abandi, ni ukuri cyangwa turibeshye? Ni ukuri, nubwo atari ko kuri konyine guhari. Yego, ni ukuri. Twavuze kujya kwa muganga, ariko hari n'ibishyigikira kwa muganga. Ubusanzwe virusi zitera ibicurane zihemberwa imidite, ububobere, hanyuma hakaza ubukonje. Ikindi, ibyo bintu iyo bihari, cyane cyane ubukonje n'ubuhehere hanze, abantu bakunda kuguma mu nzu cyane. Ibyo rero, ibyo bintu uko ari bitatu bikagira gute, bikazamura donc gukwirakwira bwa virusi zitera ubwo burwayi. Ubwo rero mu rwego rwo kwirinda kurushaho, habaho ingamba zitari necessairement imiti, ariko zishobora gufasha umuntu. Nk'ubwo urumva gufata ibintu bishyushye birarwanya bwa bukonje twavugaga, kandi ubukonje butuma virusi yororoka. Ikindi, tuvanyeho no kunywa n'ibintu bishyushye, ugomba no kunywa amazi ahagije. Donc ukaba ufite amazi ahagije mu mubiri, ukarya ibyo kurya byuzuye, kugira ngo umubiri wawe uhore ufite ubwirinzi. Kurya iyo tutariye, iyo tutanyweye amazi ahagije, muri ako kanya tuba dufite ubwirinzi buri hasi, bikaba byatuma tugira ibyago birushijeho byo kurwara uburwayi, byo kurwara donc ibicurane. Ubwo rero kwirinda ubukonje harimo kwifubika, gushyira agapfukamunwa kugira ngo virusi zidakwirakwira, kunywa ibyo bintu bishyushye kugira ngo turwanye ubukonje buhembera virusi, nabyo birafasha cyane. Kuko akenshi bitewe n'uko bwa burwayi twavuze ko muri kamere yabwo buroroshye, ariko nanone bushobora gukara nk'uko twabivuze. Ubwo rero hari igihe rwose umuntu aburwara akabukira biturutse kuri izo mpamvu z'ubwirinzi, zo kwifasha zunganira imiti. Ugasanga biramufashije atiriwe anyweye n'imiti, cyangwa se ugasanga wenda bya bicurane byamuteye kubabara umutwe gusa, icyo gihe akaba akeneye paracetamol. Ariko paracetamol ikunganirwa na bya bindi twavuze, za ngamba zindi, harimo kwifubika bihagije, gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa biboneye kugira ngo ubwirinzi bw'umubiri bube buri hejuru, hanyuma na bya bindi bishyushye twavugaga, kugira ngo donc tuvaneho kondisiyo zihembera virusi zitera uburwayi bw'ibicurane. Murakoze cyane. Mwabyumvise yuko iyo tutivuje neza uko bikwiye, inkorora n'ibicurane, bya bindi twita ko ari bitoya, bishobora kutuviramo binini. Ndetse Dr Emmanuel yabisobanuye neza, ati hari n'igihe byageza umuntu ku rupfu, bitewe n'uko uko kutivuza bishobora kuzana umusonga, bikazana ibindi bibazo bitandukanye. Hanyuma nagira ngo dukomeze noneho tubaze ku kijyanye no kwivuza mu buryo busanzwe. Mwatubwiye ko haba kuri poste de santé ndetse n'ibindi bitaro bashobora kuvura ibi bicurane turimo tuganiraho kano kanya. Aho ngaho ngira ngo ntihagire ugira impungenge, nabwo hari ukuntu abantu twumva mu buryo butandukanye. Umuntu akumva ko ubwo yivuje inshuro ya mbere akabona kirarayirangije nta kize, avuga ati ariko wajya no mu bundi buvuzi runaka. Mu by'ukuri mwavuga ko ubuvuzi bw'iyi ndwara bicurane muri rusange n'ubuvuzi budakwiye gutera umuntu impungenge z'uko yakumva ko
bikeneye ko wajya muri hopitali. yego ubu ingamba zo kuvura kenshi ziba ziri iyo umuntu ajya kuzireba zireba mu bice bigiye bitandukanye. Cyambere izo ngamba zirahari, harahari uko aho umuntu yajya kwivuza, ese nimba hahari hari umurongo washyizweho ku buryo uzagaragaraho ibyo bimenyetso azagera kwa muganga akivuza. Ese nagerayo serivisi zizaba donc zihari, ariko umuntu abasha no kuzigura ntizimusige heru kandi n'umuntu yarasanzwe umuntu arwaye. Twavuga rero ko kuri izo ngingo zose zo kureba ubuvuzi muri rusange, twavuga ko nk'igihugu duhagaze neza. Dufite mituweli, buri wese n'ubushobozi bwe ashobora kuyibona. Icyo ni icyambere. Ni abantu bakeya donc bavuga ko mituweli idafite akamaro, ubwo ntabwo byaba byumvikana. Hanyuma ikindi, ubuvuzi burahari guhera hehe? Guhera muri community aho dutuye. Abajyanama b'ubuzima, iyo ufite umwana ukora ufite ibicurane, uragenda ukamumwereka, akamukurebera, akakugira inama ko si umuganga. Ushobora kohereza kuri poste de santé cyangwa ku kigo nderabuzima. Aho ni inzego zitwegereye. Ariko niyo birenze, bashobora kukohereza mu rundi rwego rwisumbuye. Ngira ngo abantu ntibagakwiye kugira ingingimira cyangwa se kumva bafite donc badashishikariye kwivuza, ahubwo bagakwiye gushishikarira kwivuza kugira ngo nuba ufite bwa burwayi bworoshye babone hakiri kare, uvurwa hakiri kare, ntiwanduze umwana wawe, ntiwanduze uwo mubana, ntiwanduze sosiyete muri rusange. Ariko nanone nugira ibyago ugasanga ni uburwayi bukeneye ubufasha wenda bwisumbuyeho, za nzego zo hasi twegereye ubone hakiri kare. Kandi uko umuntu yivuza hakiri kare niko amahirwe yo gukira yiyongera, niko n'amafaranga dutanga ku buvuzi nayo agabanuka. Ugasanga ibyo byose birashyigikira iterambere ry'umuntu muri rusange. Ubwo rero tukaba tuvuga tuti nta muntu wagakwiye kugira impungenge zo kwivuza, usibye n'uburwayi bw'ibicurane bworoheje. Ubu ngubu no ku rwego rwa mituweli, indwara ziri twavuga ziri ku rwego rukomeye nko gutanga impyiko, kuvura uburwayi bw'umutima, za dialyse, ibyo ngibyo birakorwa. Ubwo rero rwose abantu twabamara impungenge, twanabashishikariza ahubwo gufata ayo mahirwe bakayabyaza umusaruro. Ahangaha ndatekereza cyane cyane ababyeyi bafite abana batoya, abo bana kiba ari igihe gisa nkaho kigoranye. Ubu umwana adahumeka neza byonyine bishobora gutuma adakura neza muri iki gihe gitoya, kandi bikamugiraho ingaruka zirambye z'igihe kirekire. Sibyo? Tukita cyane cyane ku bana, ariko nanone tukazirikana abantu bakuru, tukamenya ko ubwo buvuzi rwose burahari kandi buraboneka busesuye ku nzego zisumbuyeho. Hariho n'abaganga bizi kuvura ibindi bice by'umubiri byose, ariko bakiga by'umwihariko kuvura ibihaha byonyine. Ubwo rero ukumva ko ubufasha umuntu yaba akeneye, yaba ari ubufasha bworoheje bushobora guturuka ku nama, kuzamuka kugera ku bufasha bwo hejuru bushoboka, muri iki gihugu burahari, kandi umuntu wese ashobora kubugeraho mu bushobozi bwe, bitamusubije heru mu bijyanye n'amikoro. Murakoze cyane. Ngira ngo turi gusatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi twumva neza yuko ibicurane ni indwara abantu kenshi dukunde gusuzugura, ariko aho tugeze tuganira nizere ko mwamaze kumva ko ari indwara dukwiye kwivuza hakiri kare, cyane cyane kuri wa muntu ufite ababana nabo bamwegereye mu muryango. Niba umwana yarwaye ibicurane, muvuze hakiri kare kugira ngo atanduza abandi bo mu muryango, ntiyanduze abo bigana, ndetse kandi natwe bakuru nituramuka turwaye twibuke ko ibicurane birandura. Niyo mpamvu dukwiye kubyivuza hakiri kare kugira ngo turinde na bagenzi bacu natwe ubwacu twirinze. Mwatubwiye yuko ibicurane biterwa na virusi zigaragaza, zishobora guhinduka mu gihe runaka, ntitwamenya ngo ni ikihe, nimwe mwabimenya. Ariko nagira ngo mbaze ngo izi virusi duhurira hehe nazo kugira ngo tugane ku kijyanye n'ubwirinzi. Hari umwe mu baturage babajije ati ese ubundi ibicurane biterwa n'umwanda, izo virusi duhurira hehe nazo? Ni virusi za zindi zigenda n'aha twicaye? Ni virusi duhurira he kugira ngo habeho ubwirinzi, noneho twirinde icyatuma turwara ibicurane? Ngira ngo hari icyo ngicyo kirakomeye. Virusi ni ngira ngo kuva isi yaremwa, virusi ni kimwe mu nabyita ibiremwa, ko naga koko gato cyane katagaragara, ariko zimaze igihe kinini ku isi.
abantu babanye nazo igihe kinini zateye indwara zigiye zitandukanye, yaba ku byorezo by'ibicurane byaje, hari ibyo bitaga ubushita, ibyo byose byaterwaga n'amavirusi. ubwo rero sinzi niba umuntu yame kuvuga aho ituruka by'umwihariko, ngira ngo ni ikibazo gikomeye, ariko ni udukoko tubaho ku isi, tubana n'abantu muri rusange, tukaba mu rwego rwo kororoka. Twebwe virusi zidukoresha mu rwego rwo kororoka. Niyo mpamvu mu kugira ngo zirame ku isi zize kubera ko zidashobora kubaho zonyine, zize gusa nkaho zicengera mu muntu ndetse n'ibindi binyabuzima, kuko virusi zishobora gufata umuntu, igihingwa ndetse n'inyamaswa. Yego, zikaba rero zirahari mu bidukikije, mu bantu muri rusange, mu rwego rwo kororoka zikaba zigenda ziva mu binyabuzima bimwe zijya mu bindi. Umuntu akaba ariyo mpamvu umuntu ufite uburwayi runaka abasha kuba yayanduza undi muntu, kubera ko yo ibishaka uyakira kugira ngo ibashe kubaho, ibashe kororoka. Ubwo rero n'imiti myinshi dutanga muri rusange nibuza virusi kororoka kugira ngo umubiri wawe donc uyirwanye, ihagarire aho ngaho, ntubashe kuyitera mu wundi. Tugiye kuvuga rero ahantu iri, ishobora kujya ahantu aho ariho hose, yaba hano ku meza, mu biganza byacu, mu myenda aho tutabona, mu kirere, ishobora kuboneka ahantu henshi cyane. Ariko rero nubwo ishobora kugaragara ahantu henshi cyane kandi ikaba itagaragara, twavuga ko virusi akenshi ni udukoko nanone dupfa vuba, turoroshye gupfa vuba nubwo twororoka cyane. Akaba ariyo mpamvu rero usanga ubwirinzi nk'isuku, guhanagura ameza ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo mu nzu aho virusi zishobora kujya, aho bafata ku nzugi kugira ngo zitajya mu kiganza, koga intoki, kwambara agapfukamunwa kugira ngo zitagumya zitambuka mu kirere. Ubwo ni bumwe mu buryo bwo kuzihagarika muri make, bwo kugira ngo zitajya mu muntu cyangwa se mu kindi kinyabuzima, noneho zikororoka. Yego, izo ni zimwe, ni bumwe mu buryo ikwirakwira. Kuyirinda rero, kuyirinda hagiye wenda hariho ubwirinzi bugiye butandukanye. Hariho bumwe twavuze bwo kwirinda muri rusange, umubiri ukaba ufite ubwirinzi buhagije. Igihe dufite wenda uburwayi bwa karande, tukaba tunywa imiti yacu neza buri munsi. Ibyo ngibyo bituma virusi bizigora kuba zatwataka. Hanyuma ikindi mu kurwanya virusi harimo ibikorwa by'isuku, gukaraba neza n'amazi n'isabune. Ibyo ngibyo byica virusi bwo ku rwego rwo hejuru. Hako tuzi n'iyindi miti igenda yunganira isabune n'amazi, twavuga za alcohol, hand sanitizer. Izo ngizo zikaba nazo zivanaho virusi ku kigero cyo hejuru. Nkuko nabivuze, ntago bigoye kwerimina virusi, ariko nanone tuvanyemo izo ngamba, hariho n'izindi ngamba nini nk'inkingo, kwikingiza neza igihe cyose cyagenwe, yaba ku bana. Inkingo mu byiciro bigiye bitandukanye nazo zigira uruhare rukomeye mu kugabanya n'ubwo burwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero n'ibicurane mu buryo bufatika. Hanyuma ikindi ni ukuvura neza indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero no kuzirinda. Izindi ngamba ni ingamba zikomatanyije. Nk'uko wabyumvishe, virusi ishobora kuba ahantu hose. Ubwo rero hazamo ingamba zihuriweho n'ibigo bigiye bitandukanye. Minisiteri y'ibidukikije kugira abantu inama yo kutarogoya, yo kutakoma urusobe rw'ibinyabuzima, yo kuvuza amatungo igihe cyose yagaragayeho uburwayi, kandi tukayavuza ku bantu tugomba kuyavuzaho. Ikindi twavuga ni ukugira ingamba zirinda abo turebera. Ubwo ndavuga wenda ku bigo bigiye bitandukanye,
ariko ikiruta ibindi kurushaho ni uko nka minisiteri y'ubuzima tugomba kuba dufite amakuru kuri ubwo bwoko bw'uburwayi, ubwoko bwose bw'uburwayi, ariko bw'umwihariko ku burwayi bw'ibicurane turi kuganira aka kanya, kubera ko bwo bufite n'umwihariko y'uko bushobora kuvamo ubwoko bw'icyorezo. Ubwo rero kwicara tuzi buri kwezi abarwayi bo muri icyo cyiciro babonetse, aho bishoboka bagapimwa tukareba ubwoko bwa virusi bwabateye ubwo burwayi, tukamenya ese ubwo burwayi buhitana abantu bangana gute, ese abo bantu bari mu bihe byiciro, bituma dushyiraho ingamba z'ubwirinzi zihamye, ndetse kubera ko ari twebwe turi ku ruhembe rw'imbere nk'abashinzwe ubuzima, bikadufasha neza no gukorana n'ibindi bigo bitandukanye mu gukora ingamba nakwita zikomatanyije zo kurwanya uburwayi bw'ubuhumekero. Muri iki gihe kuko hari kuzana ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere cyane cyane, ibyo nabyo birumvikana ko tuba dukwiye gukorana n'inzego zibireba, polisi, rema, ibigo bitandukanye bikora muri icyo gice, kugira ngo abanyarwanda bagire umwuka mwiza, hanyuma n'ubwo burwayi burusheho kumanuka muri rusange, ubwo ari rwose mu myanya y'ubuhumekero. Murakoze cyane. Turi kugana ku musozo. Mwari muvuze ku kintu kijyanye n'inkingo. Umuntu yakwibaza ngo izo nkingo muvugaho ni inkingo zihabwa abantu bakingirwa ibicurane, cyangwa ni za nkingo tubona zisanzwe tubona baha abagore batwite, abana se, cyangwa rimwe na rimwe igihe hari icyorezo ni inkingo zihubwo? Ni inkingo navugaga, ni izi nkingo duha abantu bafata ari abana batoya. Habamo inkingo, hari urw'igituntu, ngira ngo umuntu arufata aba yemerewe gufata akivuka, hanyuma hakaza hari urwa influenza natwo turarufata. Donc za pneumocoque nubwo zitarwanya virusi, ariko zikomatanyije zirwanya indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Ariko izo ngizo nari mvuze by'umwihariko nizo ziturinda izo virusi ziri mu bwoko donc zitera uburwayi bwo mu bwoko bwo gukorora. Ariko harimo na za hepatite abakozi bo kwa muganga babona, ariko n'uburyo no mu nkingo duhabwa turi abana harimo n'urukingo ruturinda hepatite. Muri make urukingo rusa nkaho ruha umuntu ubwirinzi igihe abukeneye kurushaho muri ya myaka akiri umwana mutoya, cyane cyane ubwo tuvuze kuri izo ngizo kuri ubwo burwayi bw'ibicurane cyane cyane mu bana. Ariko nanone mu byiciro bigiye bitandukanye turabizi ko habaho inkingo. Mu minsi yashize hatanzwe inkingo za covid, buriya nazo zagize uruhare mu gutuma icyorezo cya covid kirangira vuba, ko nk'ubu ngubu imibare tubona rwose ni mikeya. Nko mu kwezi gushize ngira ngo habonetse umuntu umwe wenyine basuzumye bakabonamo covid mu gihugu cyose. Imibare ukabona ko igenda igabanuka. Rero ikaba ari igihamya cy'uko mu by'ukuri inkingo nazo zifite akamaro, kandi ko ziturinda, kabone n'ubwo ziriya tuzifata turi abana, ubwirinzi bumara igihe kinini ku buryo zigorekeza no kugera mu zabukuru. Murakoze bakunzi bacu, ngira ngo twaganiraga ku bicurane, ariko murumva ko twungukiyemo n'ubundi bumenyi bujyanye no kwita ku nkingo. Ngira ngo harabwirwa cyane ababyeyi gukingiza abana uko bikwiye, ntimugire inkingo musimbuka, ndetse n'ababyeyi batwite barakingirwa kenshi. Izo nkingo mwumvishe ko zifite umumaro ukomeye cyane. Dr. tugana ku musozo, n'ubundi muri kino kiganiro mwagiye mutanga inama haba kuri bya bibazo abaturage babajijeho, ariko turatekereza ko hari nk'umuntu ushobora kuba utangiye kudukurikira ikiganiro gisa n'ikigana ku musozo. Dusoreze ku butumwa mutanga nka RBC, by'umwihariko mushingiye kuri ibi bicurane turimo twaganiragaho n'ubundi umwanya muremure. Ubutumwa mutanga ni ubuhe, hanyuma tugane ku musozo? Ubutumwa natanga muri rusange ni uko narema abantu umutima, nubwo imibare y'abagaragaraho ibyo bimenyetso by'uburwayi bw'ubucurane yiyongera rimwe na rimwe, nta gikuba cyacitse, nta cyorezo gihari. Uburwayi bw'ibicurane ni uburwayi dusa nkaho tumenyereye. Ibyo ngibyo bikaduha amahirwe yo kumenya uko tubyitwaraho, ariko nanone bikaba byadutera ibyago yo kubukerensa, yo gutekereza ko ari ibintu byoroshye. Icyo nababwira ni uko uburwayi bw'ibicurane bushobora koroha, ariko bushobora no gukomera bitewe n'uwo bwafashe.
inama ya mbere rero nuko igihe ugize ibimenyetso ibyo ari byo byose by'umwihariko by'ibicurane ugomba kujya kwa muganga hakwegereye. Twabonye ko ingamba z'ubuvuzi zirahari guhera aho dutuye mu bajyanama b'ubuzima kuzamuka kugera ku bitaro by'urwego rwa 3. Ikindi rero navuga burya kwirinda biruta kwivuza. Nagira abantu inama yuko icya mbere ni ukugira mituweli, kwifatira igihe n'umuryango wose. Icya kabiri ni kwivuza nyine tugabyaza amahirwe kuba dufite izo nzego z'ubuvuzi zikora muri ubwo buryo. Ikindi byo ni ukugira ingamba zo kwirinda umuntu ku giti cye, dufungura neza amadirishya, dukaraba intoki ibihe byose byagenwe, twita ku bana bato n'abantu bakuze cyane cyane mu bihe by'imvura n'ubukonje. Hanyuma hagira nuba atameze neza imuhira tukaba twamwambika agapfukamunwa, hanyuma tugakomeza ibyo dukora. Numva mu magambo make ari ibyo nagiramo abantu inama, ariko ingamba z'ubwirinzi zo ni nyinshi cyane bitewe n'urwego umuntu ari kubwira. Yego Dr. tubashimire cyane, murakoze ku makuru meza muduhaye yuko nta cyorezo dufite mu by'ukuri nk'uko abantu babikekaga, ndetse n'ubusobanuro bwinshi mwagiye muduha muri kino kiganiro. Mwakoze. Murakoze namwe. Yego bakunzi bacu rero naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe turabashimira cyane kuba mwabanye natwe, hanyuma kandi nizere ko mwize byinshi birimo ko ibicurane ari indwara abantu dukerensa cyangwa dusuzugura, ariko ikaba indwara yitavuwe neza ishobora gushamikiraho izindi ndwara nk'umusonga ndetse n'ibindi nk'uko Dr. Emmanuel yabisobanuye. Ikindi kandi twibuke kurinda abatwegereye mu muryango ubonetse arwaye ibicurane, yambara agapfukamunwa, yirinde, yivuze kugira ngo bihe amahirwe abamwegereye nabo ntibafatwe n'iyo ndwara y'ibicurane. Nibyo rero inama bazitugiriye kandi batumaze impungenge rwose ko nta cyorezo gihari, ahubwo abarwaye mwivuze kandi neza, bitari bya bindi byo kujya muri farumasi ngo bakuvure batazi neza. Birashoboka ko ibicurane byaza ariko hari ubundi burwayi nk'uko babidusobanuriye. Ni byiza kujya kwa muganga. Mwakoze cyane kandi turabifuriza kugira ubuzima bwiza buzira indwara. Mukomeze munogerwe na gahunda TVO yabateguriye. Nge ndi Rose Umutoni.